Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana muri iki gitondo. Imana yongeye kutugira neza, ikaba iduhaye igitondo ciza, igitondo cy'umugisha kuri twebwe twese, cyangwa se umunsi w'umugisha bitewe n'umuntu wese aho aherereye. Ndashima Imana ko mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibagire neza. Turabibutsa ko iki kiganiro Morning Prayer gikomeje kunyurana kuri YouTube Arsene Ndikumana. Ukeneye kubona kino kiganiro wagisangaho ukagisangiza abandi kugira ngo bakomeze kubana natwe mu bihe byo gusenga. Imana ibagire neza. Iki cyumweru dukomeje kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Abantu benshi bashobora kuba bamaze gusobanukirwa igikorwa Kristo yakoze, ariko muri ico gikorwa yakoze habayemwo kwitanga kwishi cyane no kumena amaraso no gutanga amaraso. Kristo yapfuye urupfu ruteye ubwoba, ruteye umubabaro, ruteye agahinda, amena amaraso ye. Ayo maraso yiwe yatumye tubabarirwa ibyaha, amaraso yiwe yatumye tubona ubugingo. Uyu munsi birakwiriye ko twongera kandi kurekonesa icyo Kristo yadukoreye mu gutanga ubuzima bwe. Nshuti yanjye uriko uranyumva, birashoboka kutarabwirizwa ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu n'igikorwa yagukoreye, ariko nagenda kwibutse ngo nta handi ushobora kubona imbabazi z'Imana uretse kwemera igikorwa Kristo yagukoreye mu kugucungura no gutanga ubuzima bwe, agatanga amaraso yiwe kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, kugira ngo ubone ubugingo bw'iteka. Uyu munsi turaza kuvuga ikindi kintu amaraso ya Yesu Kristo akora mu buzima bwacu. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikolosayo igice cya mbere umurongo wa 20 cyangwa se wa 20, Bibiliya iravuga ngo kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, haleluya, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru, haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo azana amahoro mu buzima bwacu. Ikindi, amaraso ya Yesu Kristo atuma twiyunga n'Imana, atuma twiyunga n'ibintu byose. Yesu ashimwe cyane. Urabizi iyo umuntu ari mu buzima bw'ibyaha abatandukanye n'ubwiza bw'Imana, abatandukanye na presence y'Imana, ariko amaraso ya Kristo igikorwa yadukoreye, haleluya, yatwunze n'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo itwungisha ibintu byose, haleluya, byaba ibyo mu isi cyangwa se ibyo mu ijuru. Ikintu cyose cyari cyaratandukanye nawe, cyari cyaragiye kure nawe kubera icyaha, kubera kudakiranuka, kubera kugendera kure y'Imana, amaraso ya Yesu Kristo yarajongera twunga n'Imana, haleluya. Iyo wizeye amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe, ibyaha byawe birababarirwa, ibyaha byawe bikugwaho, ukongera guhuza n'Imana, ukongera gusabana n'Imana, Imana ikakwishimira kubera ko ikubonyeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Nshuti yanjye uri kuranyumva muri kino gitondo, nagenda kwibutse ngo amaraso ya Yesu Kristo yiteguye kongera kukunga n'Imana. Aho hose wagendeye kure y'Imana, aho hose watandukanye n'Imana, amaraso ya Yesu Kristo arahari muri kano kanya kugira ngo yongera kunge n'Imana. Birashoboka ko hari n'ibintu watakaje, wabuze mu buzima kubera kugendera kure y'Imana. Hari ingaruka z'ibyaha wakoze, ibyaha wakoze byakuzana ingaruka zitandukanye zituma ibintu bimwe na bimwe bijya kure, ariko Bibiliya yatubwiye ngo yatwunganishije ngo ibintu byose, byaba ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru, binyuze mu maraso y'umwagazi w'intama, binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Iki gitondo ongera kandi wizere amaraso ya Yesu Kristo araza kukunga n'Imana, araza kugukonekta ku byawe, kubera ko uraza kwakira imbabazi z'Imana, wongere kugendera mu kwera kw'Imana. Ndagusaba muri kano kanya usenge watura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe. Imana yongere kandi kwemere, Imana yongere kandi kwakire, kandi by'ukuri iragutegereje kubera ko Kristo yagucunguje amaraso y'igiciro. Imana ikugirire neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera umuntu wese ariko aramva muri uyu mwanya, birashoboka ko yagendeye kure yawe Mwami, ariko amaraso ya
Yesu Kristo atwunga nawe mw'iri izina rya Yesu Kristo. Reka wongere kandi utwungane nawe, uduhuze nawe, udukonekte kuri wewe binyuze mu mbabazi no mu maraso ya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ibyo twabuze, ibyo twatakaje kubera kugendera kure yawe, kubera kugendera mu byaha, Mwami iki gitondo wongere kandi utwunge nabyo kubw'imbabazi zawe n'amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku musaraba. Urakoze kuri Imana igira neza, turagushimiye. Icubara n'inganzo bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugira umunsi mwiza, amaraso ya Yesu Kristo abane nawe kandi usangize abandi ijambo kugira ngo nabahabwe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.